Birabyo nanjye nayivunikiyemo cyane. Ndakeka ndibuka ko namaze ibyumweru bigera muri 2 ndyamye. Ngerageza kwisubiza ku murongo uko bari baramvunnye kabisa bigaragara. Ku kibazo warumbajije cyo kuba harimo abantu bafite ubumenyi muri martial art. Harimo bake. Ariko abo bake bagerageje kwigisha no gutoza abandi. Tubivanga no gukora research ku ma YouTube kugira ngo tuzakore ikintu gitandukanye. Usibye by'akazi mwahuriyemo noneho turi mu itangazamakuru. Ijambo rimwe namubwira yarakoze cyane kubw'umutima kubwo gukunda akazi nyine kutwereka gakunda akazi kabisa. Twari tugitangira sibyo byarashoboka kumusobanuza nyine yareba akavuga ati ibi bintu nyine agapfa kuvuga gutyo bikarangira ariko akantu ko kandi nkuko twabishakaga yabikoze neza abishyizeho umutima yabona ndamushimiye kabisa. Tugana ku musozo rero ngira ikiganiro cyitwa TikTok ndakubaza uhita usubiza hatabayemo gutekereza cyane. Tugana ku musozo gatatu kukuba gatatu gukora muri mwe ni kangahe? No munani. Numunani gatatu numunani bikore neza noneho ngo mwanya wo gutekereza. Gatatu kukuba gatatu bikuye muri mwe numunani. Yeah, of course. Gatatu kukuba gatatu ni kangahe? Icyundi. Gukora muri mwe umunani. Umva ibyo yabaye UB Media TV everywhere. Ndagusuje cyane wowe kurikira UB Media TV nitwa Didasi nkuko bisanzwe. Ni kwa kundi nyine umuntu aba yitemberera ubushize duherukana turi burasirazuba. Ubu ngubu turi mu majyaruguru y'u Rwanda. Nagize gutya ndavuga ni reka simbuke nganire n'ibyamamare ko. Kanizere ko meze neza rero aho muri hose n'utameze neza nizere ko afite ibyiringiro by'uko ku munsi uzakurikira azaba ameze neza cyane. Ndi kumwe n'umusitari hano ni umukinnyi wa filime. Ariko filime yanyu ntiramenyekana. Harubwizwe se buri? Ntabwo iramenyekana ariko iminsi mike yamenyekanye turabizi. Ariko abantu babonye trailer yayo bagizemo ikikango. Banza tubwire amazina nuko tubwire amazina tuganire kuri ya filime yanyu. Amazina yanjye ni Ngabo Cedric Abayisenga. Ndakeka ibyo bihagije. Akamikoro kegeje inyuma gato. Yes, hanyuma Cedric ni filime ki muri gutegura gushyira abantu hanze? By'umwihariko niyo tugiye kuganira. Filime yanyu ni filime iteye ite abantu bayitegereze ryari? Urabanza kutubwira imiterere ya filime yanyu. Murakoze. Filime yacu ni filime ishingiye ku buzima busanzwe cyangwa se gutanga amasomo mu buzima busanzwe n'ubundi. Twagiye tureba ibibazo biri byugarije isi cyangwa se u Rwanda muri rusange sibyo. Tugerageza gutanga ubutumwa cyangwa se gukosora ibintu bimwe na bimwe tubicishije muri iyo filime. Murakoze. Filime yanyu mubona izafasha iki? Donc harimo irihe kusora abandi badafite? Mwaje guhindura iki muri filime nyarwanda? Twaje guhindura by'umwihariko ishusho ya filime nyarwanda muri rusange. Ishusho n'imiterere ya filime nyarwanda twaje kubihindura by'umwihariko. Mu buhe buryo? Ushobora kuvuga ishusho abantu bakagira ngo ni ugukamera, ishusho riraza rya kamera ryiza, ishusho ni ishusho rimeze gute? Umuntu dukurikiye yumve ko muje guhindura ishusho rya filime nyarwanda gute? Mu buryo bw'imikinire icya mbere, mu buryo bw'amashusho icya kabiri, no mu buryo bw'inyigisho. Mubona haraburaga iki kugira ngo filime nyarwanda zegere hejuru kubera ko ari cyo muje gukosora? Ishusho mugiye guhindura ni irihe? Ni iki cyaburaga muri filime nyarwanda mwebwe muje gukosora? Ntekereza ko ari bwo bwa mbere mushyize hanze filime. Aha muje gukosora ikirembo. Nkuko nahoze mbikubwira bira bintu byose nk'ikosora twazanye ni nabyo ntituje gukosora n'ubundi.
urumva ikosora ni ikintu kiba kije gukosora ibisanzwe bihari sibyo byapfuye cyangwa se bitagenda neza. Uburyo bw'imikinire dushaka kugira ibyo duhindura sibyo, n'uburyo nyine muri rusange dufite byinshi tuzahindura. Ntabwo abantu bari babona filime yanyu ariko yamaze kujya hanze, ndavuga trailer cyangwa se highlight za filime uko izaba imeze. Duha ishusho y'uko filime yubatse, ni story ivuga ku biki? Ni story ivuga ku bigeragezo Imana izaheza abantu, azaba ari abantu bafite ubukene, hanyuma Imana ibabwira iti kugira ngo ubukene bwanyu bushire cyangwa se mugere ku byo mwifuza, birabasaba ko muca muri ibigeragezo runaka ngiye kubahereza. Ni gutya izabipanze filime yacu. Bivuga ngo kugira ngo umuntu agere kuri success cyangwa se ku nsinzi y'ikintu runaka yifuza kugeraho, Imana irabanza mu ibigeragezo. Arabanza aca mu bigeragezo, Imana iramuhereza. Imana yo irabimuhereza, wakabicamo, yamara kubicamo step. Yes. Nk'abantu mbararikiye filime, umuntu warebye trailer yayo ahita abonamo ikintu bita imirwano, harimo imbunda, niba narabyitegereje neza, amasasu, imigeri iteye ubwoba. Biriya bintu mwabiteguye muti? Ni kwa kwicara ugatekereza neza, gufata umwanya ugatekereza ku kintu cyiza. Byatwaye umwanya ariko twaricaye nka timu nini turabitekereza. Ubwo timu nini ni ukuvuga iki? Ni groupe y'abantu iri gukora iriya filime? Ni groupe y'abantu bari gukorera filime, bari kwitegura. Ntago ari umuntu ku giti cye? Oya, ntago ari umuntu ku giti cye. Ni itsinda ry'abantu? Ni itsinda ry'abantu bari kuyikora. Noneho komeza, mwaricaye nka timu, musanga hari ibintu mugomba gukora kandi bigomba kugira impact muri sinema nyarwanda. Mwasanze filime yanyu iri capable yo kuba yakompeta n'izindi ziri muri iki gihugu? Cyane, ndetse ikanajya hejuru yazo, kuko ni ibintu twafatiye umwanya wo gutekerezaho. Tubanza twiga ikibuga uburyo kimeze, tureba izindi filime urwego ziriho, abariho duhera tuvuga duti nimba tumaze kwiga neza ikibuga tukaturehera kuri ibi ngibi kugira ngo tujye kuri level yo gukompeta n'izindi ndetse tunazirengeho. Nakavuze ngo ni mwebwe mwazanye umwihariko wo gukora muri buriya buryo bw'imirwanire, ndetse bugaragara nk'aho atari ibipapirano, ariko hari abandi bababanjirije bakora muri iriya style. Ni hehe mwabonye bagize intege nke akaba ari mwebwe mwashyize imbaraga zanyu? Ahantu hari intege nke cyane, imirwanire myinshi umenyereye muri filime nyarwanda, abantu barwana ntacyo bapfa. Ukabona ingumi ntimugezeho, ibyo harimo babikosoye nibyo, ariko ikibazo uragifite ni uko ntago barwana nta mpamvu. Baragiye mu nzira, barahuye, barakubitanye, cyangwa se umukobwa nta kibazo abantu bamupfa. Ahubwo ikibazo hari igihe avyutse mu gitondo agatembera, agera imbere agahita arwana, agahura n'undi bagahita barwana, ntacyo bapfuye, ngo nyine bahuye mu nzira, donc bararwanye tu. Mwebwe noneho ni iyihe mpamvu y'iriya mirwano nabonye? Niba narabyitegereje neza nawe urimo mu barwana, ushobora kuba waribye, kuko umuntu wabonye trailer abona uhuye n'abantu basa naho ari abakoboyi nyine, abantu babarara ukuntu, hanyuma nawe ugahita ukata, bigaragara ko nawe wari umurara muri bo, ariko urabiba. Bari abantu mbona bibye amafaranga, ntago mbona bibye, ahubwo barangurije amafaranga, ahubwo nyine kuyabishyura biba ikibazo bitewe n'ubukene mba mfite nanjye, kubishyura bikaba ikibazo. Ubwo rero mwabonye banyirukaho nyine, bari bambonye nahoze narabihishe nge nabacengacenga, ariko bijya baramvumbura, ariko kwiruka kurira mwabonye. Mwaba mwarakinanye n'abantu basanzwe ari abakina imikino njyarugamba se? Kuko nabonye harimo ibintu rwose biri seriye. Unambwire niba mutarakubitanye nyakukubitana. Biriya bintu nabivunikiyemo nanjye gutya ndeba. Nabivunikiyemo, ni ibintu byadutwaye. Biriya bintu nanjye nabivunikiyemo cyane. Ndakeka ndibuka ko namaze ibyumweru bigera muri 2 ndyamye, ngerageza kwisubiza ku murongo kuko bari baramvunnye kabisa bigaragara. Ku kibazo warumbajije cyo kuba harimo abantu bafite ubumenyi muri martial art, harimo bake,
ariko abo bake bagerageje kwigisha no gutoza abandi tubivanga no gukora research ku ma YouTube kugira ngo tuzakore ikintu gitandukanye. nabonye harimo umukobwa usa ewana n'umuntu ukubita cyane, uriya mukobwa ararwana muri iriya filime cyangwa ni ugutegeka gusa? Uriya ibyo mwabonye ntabwo aho kurwana hari hagera. Karani gato cyane ubundi azarwana mwumirwe. Abantu bitega iki rero? Abantu bitega iki muri iyi filime yanyu? Abantu bitega nshyashya yije mwemeza ko ije gukosora ibintu, ariko nanone ndaza guhita nkubaza kuki ibintu byo kurwana kuriya mwabihuje n'Imana, ariko banza dusubize ikintu abantu baritega muri iyi filime yanyu. Abantu bitega filime iryoshye, filime irimo umuteguro, filime wakwicara ukareba episode imwe irangira uhita uvuga ati biragenda bite, urumva ku buryo ubura amahoro kabisa. Mbese abantu bitegura filime iteguye neza izajya ibamara irungu kabisa. Ikibazo cyanjye cya kabiri? Ikibazo cya kabiri harya ruvuze? Aye nakibagiwe. Warumbaje ni gute twabihuje n'Imana? Ibintu by'imirwano. Ni gute mwafashe ibintu by'Imana mukabihuza no kurwana? Mwabihuje mute? Ibyo byose ni muri ya mitegurire myiza ya filime n'ubundi. Buryo bwo gutera abantu amatsiko cyangwa se kudahita ubereka icyo bashaka kubona. Ni mu buryo bw'imitegurire ya filime buriya. Niko ibintu byahuye tu. Filime yanyu ishobora kuba ihenze? Ishobora kuba yarabahenze nkurikije uko nayibonye? Irahenze byaraduhenze kabisa. Nk'akabije kangana gute? Ikibije nako kingana gute? Ibyo nibanga ntago nibanga ry'akazi. Ongeraho rikomeye cyane ahubwo. Hanyuma umuntu ashobora guhita yibaza kuki mwagize igitekerezo cyo gukora filime mu Cyongereza kandi muri Abanyarwanda? Urakoze, icyo ni ikibazo cyiza cyane, ariko impamvu yumvikana cyane. Twifuje ko ubutumwa burimo butaba bugenewe Abanyarwanda gusa, ahubwo bugenewe isi yose, Afurika muri rusange n'u Rwanda. So turavuga duti uramutse ubikoze mu Kinyarwanda ni mu Rwanda gusa byagarukira, ariko mu Cyongereza bishobora kugenda bikagera kure cyane, hanyuma byakenera ku Banyarwanda tukabashakira umusobanuzi. Ni gutyo twabitekereje kuko dushaka ko ubutumwa bugera ahantu kure cyane buri muri aya filime. Kuki mwahisemo kuyikorera kwa Be The Great? Si Be The Great? Ni Gaheza. Ni Gaheza. Gaheza. Kuki mwahisemo kuyikorera kwa Gaheza? Murakoze, Gaheza ni umusobanuzi mwiza. Twabonye kandi utatugora, ndetse bijyanye na projet yacu y'igihe kirekire, twabonye ari umuntu wayifitingamo neza cyane, tumugira icyizere. Ibanga rya Gaheza icyo arusha abandi ni iki? Gaheza ikintu arusha abandi basobanuzi benshi ni umutima ku kazi. Ibintu abikora yishimye, abishyizeho umutima kabisa, ku buryo ubona ko ni umuntu nyine nimba ari akazi aba yagashyizeho umutima kabisa. Nicyo kintu arusha abandi basobanuzi benshi. Tutangiye kugera ku musozo, ijambo rimwe kuri Gaheza wamubwira usibye iby'akazi mwahuriyemo, noneho turi mu itangazamakuru? Ijambo rimwe namubwira, yarakoze cyane kubw'umutima, kubwo gukunda akazi, nyine kutwereka ko akunda akazi kabisa. Twari tugitangira sibyo, byarashoboka ko umusobanuzi nyine yareba akavuga ati ibi bintu nyine agapfa kuvuga gutyo bikarangira, ariko akantu ku kandi nk'uko twabishakaga yabikoze neza, abishyizeho umutima. Ndamushimiye kabisa. Tugana ku musozo rero, ngira ikiganiro cyitwa TikTok, ndakubaza uhita usubiza hatabayemo gutekereza cyane. Tugana ku musozo, 3 kukuba 3 gukura muri mwe ni kangahe? Ni 8. Ni 8? Ni 8. Ni 8. Bikore neza noneho ngo mwanya wo gutekereza. 3 kukuba 3 bikuye muri mwe ni 8. Yeah, of course. 3 kukuba 3 ni kangahe? Icyenda. Gukura muri mwe 8. Umbarije yabaye 15. Gute? 8. Ni 15. 8. Okay.
Cedric reka dufate ikindi. Cedric afite umukunzi. Yes, arufite. Gikwe ni ryari? Igikwe? Njye mfite gahunda ko nimbona amafaranga ahagije cyangwa adahagije. Amafaranga nyine tu. Bose ntayo afite. Ntayo. Nta mafaranga afite. Ariko nimbona amafaranga azahita muzana. Aha, umurenge wa Gatsata uri mu yihe ntara? Ntayo. Umurenge wa Gatsata ntabwo ubaho. Nta ntara uvamo. Hari ahantu mu Rwanda hataba intara? Ihe? Ni umujyi wa Kigali. U Rwanda rufite intara zingahe? Intara zingahe? Ni enye n'umujyi wa Kigali. Ubwo ni eshanu nye. Oya. Nenye n'umujyi. Hari impamvu bavuga ngo umujyi wa Kigali. Ntibavuge ngo intara ya Kigali. Cedric. Yes. Reka ngoza kandi kozo kamwe duhita wenda tugana ku musozo. Iyo bavuze Nyamagabe wumva ari mu yihe ntara? Nyamagabe ni ntara y'amajyepfo. Ni mu majyepfo. Cyane ntabwo ari Iburasirazuba. Oya. Nyamagabe ni mu majyepfo. Nyamagabe? Tekereza neza. Abadukurikiye bankopeza. Nuko batajura kugopeza ariko Nyamagabe ni Nyaruguru sindi kubyitiranya buriya. Tekereza neza. Murakoze kumbaza. Ariko urakoze mbese. Cedric, inkwano zigiye kuvaho. Noneho si gahunda se biramutse byemejwe ubu si gahunda. Ahubwo se nta n'agahembo bongereho ku buryo umuntu azana benshi akabakura mu kugumirwa. Imibare nabonye iri kugaragaza ko igitsina gabo ari 5 miliyoni, igitsina gore ni 8 miliyoni. Ubu abantu bari kwibaza batari ko se buriya kubera icyo umuhungu yagiye gutereta umukobwa wese umukobwa amubwira ngo ntago nkisingo narafashwe. Kandi abagabo ari bo bakeya kuba urumva ni hafi kuba kabiri. Oya bagira ngo batugore ntago ari ukuvuga ngo barafashwe. No kukugora kugira ngo nyine utagira ngo umutwaye gutya gusa uko yibone. Abagira ngo agishyiramo akantu ko kukugora nyine ko kugonda. Ariko ikibazo nuko ashyiramo kungora nanjye ugahita ubarika. Nanjye njugunya hirya. Ariko leta ishobora kugira gutya nk'igitekerezo nayiha njyewe. Ishobora kugira gutya kavuga ati ngiye dushyize akantu nyine k'agahembo cyangwa se k'ishimwe. Umusore uzanye umugore ikahita imushyira akantu k'agashimwe. Ariko bafite gahunda bari kubyiga. Hari umudepite wabitanzemo igitekerezo aravuga ati dukureho inkwano kandi n'umuntu ushatse umugore tumwubakire. Ubwo rero aho ngaho batanu banjye muhitemo wakira. Batanu n'inzu nk'eshanu yo bana kabisa mite. Inzu eshanu abagore batanu. Nkafasha leta ku kibazo cyo kugabanya ingaramakirambe zabaye nyinshi. Hari izo zisa? Nkawe turi kureba na buriya. Nta makuru mfite ko wamuzanye da. Ntayo wari wabona se? Ndi gupanga kuyishyiramo hano. Ntayo mbonerega niba uri kuvuga gutya. Ubwo nawe nawe iyo nzu yakubera nawe gira tugire. Cedric reka tugushimire rero ariko wenda harya Cedric urasenga? Cyangwa warabyibagiwe? Niko urasenga. Biterwa n'ibyo bita gusengera. Weho mbwira uburyo usengamo. Mu gitondo iyo mbyutse ndavuga ni Mana urakoze kubwundi munsi. Ubwo teyari. Kumuteye. Aba natwitse ngire kabaye. Hanyuma nimugoroba nkavuga nti undinde muri iri joro. Utekereza iki ku bantu b'abakene n'imvuga ivuga ngo gukena ni mu mutwe? Bihuze iki? Gukena ntago ari mu mutwe. Api. Ahantu bafite umutwe ariko bakennye nkanjye mfite umutwe ariko ifungo ryanze kuza. Tugushimire.
wakoze cyane kubana natwe ariko hari ubundi butumwa waha abantu usibye kuba kukomoza ku hantu bashobora kuzasanga filime yanyu ariko na trailer yanyu bakaba bayikurikira kugira ngo banakomeze banakore subscribe reko gukora subscribe ntabwo ari ikintu cyo kwibutsa ni itegeko aho bigeze nutazabikora n'inkoni zizazamo dore wowe utazakora sub rwose bajye heherera nk'umuntu uzajya mfata telefone gasanga ntabwo yakoze subscribe haracyariho umutuku kuri Shine Films Group yitwa Shine Films Group niyo njya muri phone yawe gasanga arimo umutuku hari abantu wa subscribe nkabona ntago n'akazogera kariho ewana ubwo nutajya ubura phone uzajya ugenda uri ikimuga ase ubwo ntimushobora gukora filime abantu bakayikunda igice cya mbere ariko bigaheraho tukajya dutegereza filime tugahera aya ibyo ntago bihari gahunda dufite no gukora dukomeza imbere sibyo tugapanga wenda iminsi yo kujya dusohoraho filime ku buryo bari iminsi izwi ihoraho sibyo nkomeje kubyara unsabye dusoza abantu badushyigikire iryo jambo rimwe navuga bajye kuri Shine Films Group bakore share bakore comment sibyo bakore subscribe niyo nkunga nyine umuntu wasabiriga muri kubona se biri kuza abantu bari gukora subscribe abantu bari kubireba bari kuyikora nimba roko nashyize iterabwoba nimba roko mbabwira ko nzabakubita ariko bari kuyikora barabikora kandi ndabashimira babikoze kabisa reka dushimira abantu bakoze subscribe kuri Shine Films Group ariko n'abatarayikora musimbuke muyikore kuko ukunda ubuzima bwe nayikore vuba vuba kugira nanjye nabonye ni filime nziza irimo umwihariko sinzi umuntu ashobora no kwirira akavuga ati abantu si abanyarwanda turi abanyarwanda kandi ni abanyarwanda ariko tuzajya gutwara ishusho yes nanone gukunda abakinnyi bijyana no kubashyigikira niba warebye filime niba wakunze indirimbo y'umuntu by'umwihariko filime niba warebye filime ukayikunda kora subscribe ariko wibuke no kumenya ko filime irahenda kuyikora birahenda n'inkunga ntimuzakira se turazakira nta kibazo umuntu washaka gutera inkunga iyo filime buriya agiye muri comment akavuga ati inbox muba mwabibonye reka tubashimire mwese mwabanye natwe dushimire Ngabo Cedric twizere ko ibikorwa byanyu ari ibintu bizakomeza atari akantu kaje kubipa ngo hari abo tubona akaza agakora filime nziza tukayikunda ariko gutegereza episode ya 2 kaba ikibazo ntimugire ikibazo ibyo ngibyo ntimugire ikibazo kabisa abantu babashaka babakora he abadushaka ni bajye kuri channel yacu yitwa Shine Films Group baratubona cyangwa se ubishaka andikaho test me filime azahita yibona kabisa tanga ibitekerezo filime yitwa nyunganizi ni test me ngerageza ni mwebwe mwisabira kugerageza no muzagera mubisobanukirwa impamvu yiswe test me muzabisobanukirwa Cedric wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu wakoze cyane kunyakira nibyo kuri uru rugendo rwa filime mutangiye ndetse na filime izakomeza ibe nziza nk'iyo twabonye nizere ko mutazadutengwa ngo mutenguwe n'abakunzi banyu ariko mwavuze YouTube gusa sinzi na mudakoresha Facebook sinzi na mudakoresha Instagram Twitter imbuga zacu zose ni Shine Films Group imbuga zose ni Shine Films Group bajya no kuri page yacu naho baliking bakora ama like bazajya bakora amakuru niba filime yasohotse niba buri gihe gito gutyo kandi mwakoze kunyakira mwakoze cyane kutuzanira agaseke kari kameze neza cyane namwe mwakoze kubana natwe mugire ibihe byiza UB Media TV everywhere.